Akunzi ba televiziyo Rwanda Gospel TV nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ndashimira Imana yuko Imana ikiturinze. Nanone uyu munsi wa none rero yongeye kunyemerera yuko twongera kubana muri studio ya Rwanda Gospel TV. Dushimira abatekinisiye abaduteguriye kugira ngo tuze gushobora kuganira ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Rero murimo muraganira na Pastor John Karimbanye nkuko nubundi tumaranye iminsi tumaze kumenyerana kuri televiziyo. Uyu munsi rero turaza gusa n'abahinduramo gatoya. Murabizi yuko iyi televiziyo tuba turi kumwe ku munsi wa gatanu, tukaba turi kumwe ku munsi w'icyumweru, tukaba turi kumwe ku munsi wa gatatu. Iyo minsi itatu tuba turi kumwe tuganira ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Tuba turi kumwe muri n'abavuga butumwa batandukanye, mutangiye kubamenyera abandi bavuga butumwa. Ni nayo mpamvu rero uyu munsi wa none nanone nongeye kugaruka, ariko nazanye isomo rishya ryo kwiga Bibiliya. Ni byiza yuko tugomba kwiga Bibiliya. Twiga Bibiliya, turabwiriza abantu bagafashwa, indwara zigakira, tukabwiriza abantu bakabohoka, ariko no kwiga Bibiliya nabyo ni byiza. Niyo mpamvu bashishikariza kwiga Bibiliya. Wenda nanjye naba umwe mu bahamya, kuko kwiga Bibiliya hari icyo byamfashije. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo iyo wize Bibiliya ngo ntabwo ujya mu mwuka. Nagiye mubwire ngo ntabwo ushobora kubona umwuka wera utarajya deep mu ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Rero nkuko nari nagiye mbibabwira ko tugiye kwigana Bibiliya, ushobora kwibaza ngo se umuntu ugiye kunyigisha Bibiliya ninde? Ubundi amazina yanjye ni Pastor John Karimbanye. Itorero ryanjye cyangwa itorero nsengeramo ni itorero rya Rwanda Victory Mission. Itorero naboneyeho umugisha, kandi uwo mugisha naboneyemo nawe ndagukwifuriza, kuko hari ibanga ryo kugira ngo ubone umugisha wo kuba mu rusengero, wo kuba mu nzu y'Uwiteka umwami Imana, ukagira n'abantu uhagurukiraho, ukagira n'abantu wigiraho. Ni byiza iyo ukurikiye ibyanditswe byera, tubona umuhanuzi w'Imana, tukabona Elisa kugira ngo abe uwo ari we yabikuye kuri Eliya. Rero nawe nagira ngo uyu munsi nongere ngukangure, nongere nkwigishe mu rwego kugira ngo ube ugomba kuba we, nuko ugomba kugira umuntu ukuraho ubumenyi, ugomba kugira umuntu wigiraho. Cyo tubona Paulo yigiye ibivuga witwaga Mariyeli. Rero nangeraje ngukumbuze ngo gira umuntu wigiraho. Nubwo ndimo nkwigisha ijambo cyangwa se ngiye gutangira kukwigisha muri Bibiliya, niba mushaka kugira ngo nongere ngusange ngo ninde uyu munsi wigiraho. Nanjye ubwanjye mfite wo nigiye ku mushumba wanjye mukuru, Bishop wanjye Josephine Mukamazimaka. Namwigiyeho byinshi cyane. Uyu munsi wo ndiwe ndabimukesha. Niyo mpamvu ngukumbuza kugira umuntu wigiraho. Nutagira umuntu wigiraho uyu munsi urimo kunkurikira udafite umuntu wigiraho, nagiye ngubwire ngo birashoboka yuko ntawe ushobora kwigeza kubera ko utabonye uwigiyeho. Naguhaye urugero ruri hafi. Nge naguhaye urugero ngo yako nigiye kuri Mukamazimaka Josephine, niwe Bishop wanjye mukuru. Ndamukunda, yaramfashije guhera uyu munsi wa none. Ndacyari munsi y'amavuta ye, ndacyakora munsi y'amavuta ye. Mbonye Imana ingirira neza, mbonye Imana inyubaka mu buryo bw'umwuka, mbonye Imana inyubaka mu buryo bwo mu mubiri, mbonye Imana ihindura amateka yanjye kubera yuko mfite uwo nigiraho. Ndongera ndakubaza, wowe urigira kuri nde? Uyu munsi ndashaka kuguhinyuza, ninde wigiraho? Ninde wigiraho? Turimo twiga rero Bibiliya, twiga ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Nagiye mubwire ngo icy'ingenzi menya ninde wigiraho. Uwo wigiraho ni ugomba kugufasha kugira ngo ushobore kuba uwo ugomba kuba we, cyangwa ushobore kugera ku mugambi Imana yashyize ku buzima bwawe. Haleluya. Rero mfite uwo nirata, nkuko nababwiraga, ndirata umushumba wanjye mukuru Pastor Josephine, yambere umugisha, kandi aho arimo kunyumva, ko ndabizi ko nawe ajya nkurikirana.
Imana imuha umugisha utsindagiye kandi utugushije, kuko hari icyo yandebyemo. Uyu munsi hari uwo ndiwe mu izina rya Yesu. Nkaba ndi umugabo, ndubatse, mfite abana babiri, umuhungu n'umukobwa, Joel na Joanna. Aya nabo barimo batangiye guhaguruka nabo kugira ngo bakorere Imana, kandi nabo Imana iri kumwe nabo. Rero nkuko nababwiraga uwo nigiyeho, ariko nanone nakomeje kubw'amavuta, kubw'imbaraga z'Imana ziri kuri we, ku mpuguro ze, kunganiriza, kunyigisha, kumugura, kungarura nagiye guca hirya. Ndibuka 2001 ndi umwe mu bantu mubo yahagurukije kugira ngo njye kwiga ishuri rya Bibiliya. Nizi imyaka 3, 2001 imyaka 3 muri Victory Bible College. Tukaba twigaga riri muri anda ya Satellite Bible College ya South Africa. Aho ngaho navanye diploma muri theology. Rero ndabishimira Imana, iryo ryari itangira ryiza, rwa rufatiro rwiza, binkundisha kwiga Bibiliya, binkundisha kwiga ijambo ry'Uwiteka mu Imana. Nkimara gusohokamo ndibuka yuko nyuma y'umwaka umwe yahise anshyigikira, ntangira umurimo w'Imana, ntangira itorero. Ariko nyiri muri bwa buyobozi bw'itorero nakuriyemo. Ni byiza cyane urimo kunyumva, kugira ngo uhinduke, kugira ngo ube ugomba kuba we, biragusaba kugira ngo ugire umuntu wigiraho. Niyo mpamvu rero inyigisho nayiteguye umunsi turiga igice cya mbere, tuzakomeza twige inyigisho mu buryo burambuye, ariko twige Bibiliya, kuko ndimo ndinjira nanjye mu mwanya wo kugira ngo nigishe Bibiliya. Ndahera ahangaha kuri iyi televiziyo, ariko no mu mashuri asanzwe dumwe mu bantu bafite umuhate wo kugira ngo nigishe Bibiliya. Ntabwo byagarukiye aho ngaho. Nkimara kwiga Bibiliya, ndibuka yuko nagiye nkora courses cyangwa se amasomo agiye atandukanye. 2010 nagiye kwiga, nigiye muri Kenya, mu ishuri Bungoma Bible College muri Kenya. Twize dufiteyo amasomo meza cyane cyane. Ndi umuntu ukunda gusenga, ariko ntabwo nigiye gusenga. Nahigiye gusenga, twarimo ndibuka abigisha bamwe twari dufite American Prayer Pastors Project, batwigisha gusenga kugira ngo dushobore kugarura intama, dushobore kugarura abashumba bagenzi bacu, twigisha abantu gusenga, bamenye impamvu yo gusenga. Nabyo tuzabyigaho, ni amasomo tuziga igihe kirekire. Gusa icyo ngusaba nuko ukomeze ujye ukurikirana channel yacu. Ushobora kunkurikirana muri Rwanda Gospel TV, aho ngaho ushobora kubonayo inyigisho zanjye zitandukanye, cyangwa se ukajya kuri YouTube ukandika Pastor Karimbanyi TV, aho nawe ushobora kunkurikirana kandi uzahabwa umugisha. Reka rero twinjire mu isomo ry'uyu munsi. Tube dusenga Imana. Mana nyiri Uwiteka Mwami, ndagushimiye Mwami uyu mwanya unyemereye kugira ngo nganire n'ubwoko bwawe kuri iyi nyigisho yo kwiga Bibiliya. Mwuka wera, ndagusabye kugira ngo uze abe wowe unyobora, abe wowe nanjye unyigisha, kugira ngo nshobore kugira ibyo ntanga kandi nshobore gufasha abantu bawe, arabari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu mahanga yose atandukanye. Mana ndasabye ngo umwuka wera uko bazajya bakurikira inyigisho ajye bafataho kandi abashoboze, kugira ngo nabo bagire icyo bakira kubw'izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Amen. Yesu aguha umugisha urimo kunkurikira. Narindimo nsa nubaha ubuhamya no kuyumumenye umuntu ugiye kubigisha ninde. Bibiliya ubundi ushobora kuyirebera muri machine, hano muri computer birashoboka. Ushobora kufite program ya Bibiliya, aho ngaho ntacyo bitwaye. Ushobora gufata nanone Bibiliya nkuko ubunyifite aha ngaha. Iyi ngiyi ni Holy Bible, the Bible zitandukanye. Ushobora nanone ufite Bibiliya zitandukanye, ufite Bibiliya yera y'Ikinyarwanda, aha naho ushobora naho kwigira Bibiliya. Ushobora nanone gufata Bibiliya, iyi ni Bibiliya Amplified, ni Bibiliya nziza cyane.
isobanuye nayo ishobora kwigiramo Bibiliya. Rero aho wayigira hose igikuru nuko uba urimo wiga Bibiliya. Rero iyi Bibiliya ndimo nkwereka ni igizwe n'ibitabo 66. Bibiliya igizwe n'ibitabo 66, ariko ntibizagutangaza wasanga izindi Bibiliya, ariko ndavuga Bibiliya izagufasha kugira ngo ugere kucyo Imana ishaka ko ugeraho cyangwa ubu Imana ishaka kubaho. Nagiye nkubwire ngo wowe urimo kunyumva wonteza amatwi, tugiye kuvuga mu ncamake, ubutaha tuzakomeza tuyivugeho. Nkuko mbikubwiye n'ibitabo 66 biri mu bice bibiri cyangwa se isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ibitabo 66 nibyo bigize Bibiliya yera, ariko igabanije mu bice bibiri. Cye cya mbere mu isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rya kera ririmo ibitabo 39. Ibitabo 39. Ibyo bitabo 39 nagira nkubwire ngo muri ibyo bitabo 39 habanza ibitabo 5. Ibitabo 5 bikaba ari ibitabo, nagira nkubwire ngo ibitabo 5 ni ibitabo bita ibitabo bya Mose. Ibyo bitabo 5 bya Mose bikaba bibanzirizwa n'igitabo cy'Itangiriro. Benshi murakimenyereye igitabo cy'Itangiriro, ukava ku gitabo cy'Itangiriro ukagera ku gitabo cyo Kuva. Iyo uvuye mu gitabo cy'Itangiriro ujya mu gitabo cyo Kuva, ukava mu gitabo cyo Kuva ukajya mu gitabo cy'Abalewi, ukava mu gitabo cy'Abalewi ukajya mu gitabo cyo Kubara, ukava mu gitabo cyo Kubara ukajya ku gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri. Ibyo bitabo ko ari 5 bakunze kubyita ibitabo by'amategeko cyangwa se ibitabo bya Mose. Ibitabo 5 bibanza muri ino Bibiliya, wafata Holy Bible, wafata Bibiliya yera, ni ibitabo bivuga ibitabo by'amategeko cyangwa se ibitabo bya Mose. Nyuma y'ibyo bitabo 5 hari ibindi bitabo 12 bakunze kubita ibitabo by'amateka cyangwa ibitabo by'inkuru. Ndagira ngo nabyo tubimenye. Ibitabo by'inkuru ni igitabo uhera ku gitabo cya Joshua ukagera ku gitabo cya Esteri. Aho harimo ibitabo 12 ari byo bitabo: igitabo cya Yeshuwa, Abacamanza, Rusi, Samweli wa mbere, Samweli wa kabiri, Abami ba mbere, Abami ba kabiri, Ingoma za mbere, Ingoma za kabiri, igitabo cya Ezira, igitabo cya Nehemiya n'igitabo cya Esteri. Bikaba bitabo 12, navuze ibitabo by'inkuru cyangwa ibitabo by'amateka. Nyuma y'ibyo bitabo nanone hari ibindi bitabo 5. Ibitabo 5 bita ibitabo by'imivugo. Ibyo bitabo 5 bitangirira ku gitabo cya Yobu, Zaburi, Imigani, Umubwiriza, indirimbo za Salomo. Nyuma y'ibyo bitabo 5 akabayo ibindi bitabo nanone by'abahanuzi bato ndetse n'abahanuzi bakuru. Bera ku bahanuzi bakuru nibyo uhita winjiramo. Igitabo cya mbere cy'umuhanuzi mukuru ni ukuvuga ngo gitangira kuri Yesaya, ukava kuri Yesaya ukajya kuri Yeremiya, ukava kuri Yeremiya ukajya ku maganya Yeremiya, Ezekieli na Daniyeli. Ibyo ni ibitabo 5 bivuga abahanuzi bakuru, ndetse hakaba n'ibindi bitabo 12 bivuga by'abahanuzi bato, ari cyo gitangirira ku muhanuzi Hoseya, Yoweli, Amosi, Obadiya, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Zefaniya. Ibitabo 27 by'isezerano rishya ni ibitabo bivuga kuri Yesu. Iyo bivuze rero kuri Yesu, nagira ngo nkubwire ngo muri ibyo bitabo 27 bikaba byose ibitabo 70
6:9 ndashaka gusoma iki cyanditswe kiri muri Timoteyo wa kabiri, Timoteyo wa kabiri ibice byaho, Timoteyo wa kabiri ibice byaho 3 umurongo waho wa 16. Timoteyo wa kabiri avuga umumaro w'ibi byanditswe, avuga umumaro w'iri jambo ry'Uwiteka Umwami Imana. 16 abango ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha, niyo mpamvu tushaka kubigisha, bikagira umumaro wo kwigisha umuntu no kwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiye byose ngo akore imirimo myiza. Amen. Nk'uko ndimo bisubiramo ibitabo 39 byo mu isezerano rya kera, ibyo bitabo ni ibitabo by'ijambo ry'Imana. Nk'uko nagiye mvuga bagiye babyandika, nagira ngo ni byiza kubimenya, utaba nk'aba bandi ujya kuvuga igitabo cy'ingoma za kabiri akaba yageze mu nzandiko cyangwa bageze mu isezerano rishya. Nagiye nkubwire ngo menya igitabo aho kiri, bizagufasha kuko nukomeza ukadukurikirana kugira ngo nawe wige Bibiliya. Natajya nkubwira ngo Bibiliya ya mbere niryo jambo ry'Imana, kandi Bibiliya nubwo ziba zitandukanye, ariko igikuru ugomba kugira umuntu wigiraho. Iyo wabonye umuntu wigiraho bigufasha noneho nibyo wiga kugira ngo uzashobore kubishyira mu bikorwa mu izina rya Yesu. Amina. Rero uwo nkurikiye, nagira ngo isezerano rishya ryo turaryiga ubutaha, ntuzacikwe, kuko hari byinshi nzaguhishurira, hari byinshi uzahishurirwa, hari byinshi uzamenya, hari byinshi uzasobanukirwa, kugira ngo nawe uzabe umukozi w'Imana uri ku kigero cya Kristo gishyitse, nuko wamaze kumenya ijambo ry'Uwiteka Umwami Imana. Yesu arivuga muri Yohana igice cyaho cya mbere, avuga ngo niwe jambo, mbere na mbere yari ariho, ibyaremwe byose niwe wabiremye. Rero ibyo ukeneye, ibyo ushaka byose ubibonera mu ijambo, kandi mu ijambo ry'Uwiteka Umwami Imana niho twese dufite ubutsinzi. Nshuti yanjye, reka ngarukira aha ngaha, ariko ariyo nkwibutse ngo kanda subscribe kugira ngo uzarebe n'inyigisho zikurikiraho, ndetse ukoreshe kugira ngo habone n'abandi bazakurikirana inyigisho. Nanone ushobora kujya kuri kubona telefone yanjye iri kuri iyo ekara yawe, 0788430085. nagira ngo wongere iyo nimero yanjye. Ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, kandi nanone ushobora kunyandikira kuri email, nayo ukareba iyo iri kuri ekara yawe. Uzakomezwa ufashwe, kandi uzakomeza wumve wakire kubaho k'Uwiteka Umwami Imana binyuze mu nyigisho uzajya ukura aha ngaha kuri Rwanda Gospel TV. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Ndongera kubibutsa nanone yuko kuwa gatanu w'igitaha dufite amasengesho. Ni amasengesho dusenga buri kwezi, dusengera abantu kugira ngo Imana igaruze ibyabo byariwe n'inzige na kagungu. Rero iyo minsi 3, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, ndashaka gusengana nawe. Ntago tukijya mu nsengero, ariko aho uzaburi nzafata umwanya munini cyane kuri televiziyo dusengane. Kandi iki nanone wowe aho uzaburi hose, zineza yuko Imana izahura nawe, uzatanga ubuhamya kubw'ibintu Imana izabikoze ku buzima bwawe. N'amasengesho ngaruka kwezi tuyakora buri kwezi, kandi ahinda ubuzima bwa benshi. Nanjye nyafitiye ubuhamya, utanzaga ubuhamya kubw'aya masengesho. Ngwino usengane nanjye aya masengesho. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, kandi ikomeze yagura imbago zawe. Shimira abadufashe ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo dushobore kubagezaho iki cyigisho, kandi nanone tubahesha umugisha n'abadukurikiye. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Imana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli iguhe umugisha. Niba utari wakizwa, najye nkubwire ngo Uwiteka Umwami Imana yiteguye kugira icyo akora ku buzima bwawe. Najye nkubwire ngo ature amagambo, kuko birambwira neza mu Rome ibice bya 10:8, uwizera n'umutima wawe ukatura n'akanwa kawe uzakizwa. Subiramo aya magambo uti: Mwami Yesu,
nemeye ko ndi umunyabyaha, mbabarira ibyaha byanjye byose, uvana amazina yanjye mu gitabo cy'abarimbuka, uyandike mu gitabo cy'abahawe ubugingo buhoraho. Buri munsi mfashe umwanzuro, ndakijijwe. Niba watuye amagambo ukayasubiramo, urakijijwe. Mana nziza nyiricyubahiro mwami, nk'uko umwana yatuye aya magambo, nanjye musabiye agakiza kangamubera inkomezi, musabiye gukomerezwa muri wowe, musabiye kwaguka no kumva ijambo, akanyota y'ijambo ryawe, kandi Uwiteka nyiringabo Imana ukamukuza kuzageza ku kigero gikwiriye, amazina ye agakomeza kandikwa mu gitabo cy'ababugingo buhoraho. Urakoze Yesu, icyubahiro cyose nkigaruriye, byose myize mu izina rya Yesu, amina. Ndabakunda cyane, naho gutaha Imana iduhana umugisha. Amen.